gusubiza ejo nashyireho ubutumwa bujyanye n'iyi hehe nakubiteho mu kanya uraje ububone bujyanye n'iyi mace ako telefone yanjye imbere yagize ikibazo sinyiba kuri social media menya nsigaye nsinziriye njye nabyo nabonye kandi narinziriye kuri WhatsApp nabonye ariko ako njye ntabwo nkunda social media ubusanzwe iyo ngeze mu rugo nayinkubitireho genda kwibaza ni biri kugaragara ndabona yashyizeho abanyamakuru babasini n'abasiniya baramutse bavuze ku kibazo cya Rastamani ateje umupira w'u Rwanda mubona cyakemuka mu gihe kingana gute ubwo Rastamani ni nagiye muri comments hari kuri Instagram mbona Rastamani bavuganaga yari eto mupenzi Rikari rero nyine ubutumwa ashaka kumuha buri simple buranumvikana no muntu twakoranye dukorana nta buvandimwe burimo ari ukuzuza inshingano ariko nambabarira nkure mu bintu by'amashyari n'amatiku birirwamo bishingiye ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi n'abatoza amakipe yose abaperezida bose b'amakipe nta mu perezida uzigera unyumva cyangwa ngo mbone nkomanga ngo ndashakira umukinnyi kanaka ikipe cyangwa umutoza ikibazo kirimo hano kuri uwo Rastamani bavugaga hari abavuga ko ari we wagize iyi nama mu kuzana Adel Amrouche nubwo gena babwiye ko uko nabyumvise ira version nabwiye kuri Wenga kuko nangereje nahoze mbona ubutumwa bwinshi abantu bavuga ibintu by'ubukomisiyo ngo uko bamuzanye ni komisiyo ibintu nk'ibyo noneho nyuma haje n'indi tweet niba ari tweet ya Kazungu Kereva nayo yancanze sinzi niba yisobanuye ariko nabonaga avuga ko ngo yaguye mu mutego wa gikomisiyoneri mwabibonye niba yarabaye nayibonye nuze yo kuri Twitter iyo message agahinda mubona umunyamakuru akaba oya dore nuze ngiyo hejuru ante ngo ambabarire naguye mu mutego wa gikomisiyoneri wo gushakira akazi urusha bashobora kuba bamubeshyera hari abantu basigaye bitirira abandi njyaho koko njya gushaka usanga koko nibyo yabipostinze ngo wa gikomisiyoneri urumva n'urujijo mugenzi we bakorana arakubwira arandika agaragaza ko ari eto wamuzanye undi ati nigi naguye mu mutego wa gikomisiyoneri wo gushakira akazi uwarusha cyane urumva ko yagize uruhare mu gushaka akazi uwarusha zimu ko mutari kubyumva ndi kubyumva ubwo yagize uruhare mu gushakira Adela murusha akazi yego urumva harimo urujijo njye nakubwiye uko njye nabyumvise ndakurikira mu makuru ubona urumva bigoye kuba niba nka Wenga ntabwo bapfa kumenya ngavugana nande mu bantu bo mu Rwanda ku buryo bamenya ngo ari mu batanze recommendations ikindi umutoza Adela Murushe bivugwa ko atinginze kuza gutoza Amavubi ahubwo ko bamwinginze babanje gushaka ngo wagiye niba ari umunya Senegal basanga Libya yamutwaye umwe watozaga Senegal wabajyanye mu gikombe cy'isahani batari cyane Senegal sise birashoboka ko ariko no mutoza munini bashaka sise kujya kuri Adel ariko uko byaba byaragenze kose aramutse ari n'uwo eto wamuzanye byari izina rinini ariko bibaye hari ikibazo gikomeye abanyarwanda dukomeza kubaha amarangamutima yacu n'ibitugonga mu bucuruzi bwacu umupira wacu wo mu Rwanda ahantu hambere waguye ni umunsi abanyamakuru bazindutse bisanga aribo bagurisha abakinnyi mu makipe n'abatoza abanyamakuru byahise bikereye conflit d'intérêt aho uyu munsi umutoza utsinzwe imikino we atasinye afata nk'aro kwitegura izakurikiraho uyu munsi uwo rikararaza kumureka myite nko kumusebya ariko uwo bahurira ku mbehe bafite uko bagabagabana ibyabo muri polisi mashami agatakaza match 19 za championa muri sezo igira imikino 31 akamwita master niba ari technical master tactician master ni ndanini tutazakomeza
rwose guha umwanya ngo abantu bakomeze badibyidegembyemo gituma nzajya mbafesinga ntawe nzigera mpurira nabo ku isoko ry'abakinnyi sinjyayo ry'abatoza ni ukujya tubwiza abantu kuri ukavuga uti Rikari icyo ari kuvugira abapampe barirukanwe muri aperi yaramaze gufatisha bakadafe bamutunze amanywa nijoro babagamo akaza kubwira ko Karasira ari we muyobozi w'ibihe byose aperi igize nyamara n'abafana bareye ubwabo bahanganye na bapemva atarabakeba babona ko Karasira yisha aperi ayisiga ahantu bayurira uko bashatse bashyiramo ikinyuyi uko bashatse baribona ko itayobowe neza ariko we kubera inyungu directe akaza yirwa navuga ko ari ukudedemanga avugishwa ko hari abatactical master batsinzwe imikino 19 kuri 31 kandi ko umuyobozi uteje mpagaperi ya mbere mu buzima bwayo akayizana n'abasivile bakaza kuyigabagabana bagurisha abakinnyi uko bashatse naho bitumye aperi idondotse babyita kudondoka harya kuko bitika ku buryo igize ahantu ubona ko nta bigoye ko ari wowe ibihe byose kubera iki kuko bagushyize kuri misiyo ubundi itari niye misiyo yari yanjye nuko ntagunganira ibintu ntabwo nzaza gukora amakuru kubera misiyo ni igihe wagombaga kugenda muri misiyo ariko ndavuga nta mpamvu yo kubyigana n'abantu bakibishaka kandi sinshaka gusiga ibyanjye byanangirira inyungu bya business cyagiye bajya gukina mu Afrika rwose byari bajya gukina muri Tanzania ibyo byose umuntu akabirenzaho ariko umuntu akaba yongeye kungarura mu majwi aranzanamo yataginza abandi byaranshaka hiki ko ntahurira ni ukuvuga ngo kwa mugandi baramubonye abantu Kigali yaragarutse arahari abaperi bafite ukuntu bamwemera bamwizera yarahageze ibyo by'akadavagari kigura nigurisha arabica ikera azamo cyane nagezeho ndavuga nti mwita umunyamayeri kuko ibyo tutahurizagaho kubera ko yanangiye yarandegaga mu buyobozi bwabo bakambaza uburyo nanga ikipe niki bwose byarabaye bakambwira ngo ngomba kugira ibyo nsobanura nkababwira ko ari akazi niki byari intambara ariko kuba ari intambara ntabwo nanone naza ngo mpimbire umuntu ngo kuko ntahuzaga gahunda cyangwa yanteranije kubara abayobozi be bikagera kugurya ngize bisa n'ibyarishagaga kungira ingaruka mu kazi ntabwo bizaza ngo ngende ngo ntware amarangamutima yanjye njye kuyatura ku muntu numwe mu bantu bane navuze hano muri studio we na Gacinya Chance Denis namvukiye Juvenal na Kenisi watuma insinzi yabi ya Kerebe abikipe y'igihugu ubabwiye abo bantu bane ngo aya Mavubi mujye mufatanya n'abatoza dukeneye insinzi tugiye kuzajya mu gikombe cya Afrika abo bantu banuka bakorera team ukabaha ibishoboka Kenisi Juvenal na Gacinya Chance Denis abo bantu insinzi bayizana je nagezo mwita umunyamayeri ntushobora kumenya uko akora ibintu bye ariko aje nukuvuga ngo ari mujye ari muri aperi bira bintu ntibishobora kuba byo kujya kuyigabagabana ngo abantu bagurishamo abakinnyi kuko abantu bazi ko ari we nahoze ndeba kuri research yabigeze ku cyitwa isoko ry'igura n'igurisha akibarusha ntabwo wazana umukinnyi muri aperi ngo akikwemerere kuko Jihad ndumva ari wamuboneye ikipe ngo na Mana ishimwe muri ahubwo abone ikipe Mana ishimwe muri muri Maroc Jaberi oya nuko ngo niwe wajyanye Mana ishimwe muri Maroc Mangwende sorry Mana ishimwe Mangwende ni Emmanuel Mana ishimwe Emmanuel Mangwende Mana ishimwe oya Jaberi twanje yitwa Imana ishimwe Jaberi undi akitwa Mana ishimwe nawe Emmanuel umwe ni Mana ishimwe Jaberi wamujyanye cyajya ajya muri Bevere mu bari umubirigi yajyanye na Ombolenga na Rashid muri Slovakia kwa Toporukani baragaruka yajyanye n'indejo ndi nabonye nabyumvise Nsabimana arimo kwivuga kuri YouTube yamujyanye muri Vietnam nabibonye kuri YouTube yajyanye Keve mu Misiri Keve uyu w'umureyo n'abandi ubwo naba hano tuvuga tutavuze ba Tony Maweje yajyanye handi abitwa basavyo kavuba yajyanye muri za Vita Club n'ahandi icyo mvuga abakini yarabafashije no kuvuga ngo uwo muntu twe tugashaka ngo wirengagiza ubukana bwe ngo bamwirukane mu mupira urumva ngo iki kigamije kirangunganiye kuba agent uri ni nko kwavuga Gacinya yirukanwe muri Reyo cyangwa ngo Juvenal yirukanwe muri Kiyovu yaratumye bakubana kuri cyangwa ngo uvuge ngo Kenisingo uwamwirukana mu mupira no muri Gasogi ukareba kubera ko ubona hari inyungu zababangamiye ukirengagiza iz'umupira muri rusange muri modern agency biragoye kuba wahangana n'umuntu utarava hano mu Rwanda we akora mu buryo buri international traveling ama equipe arenze imwe biragoye ubwo rero ubutumwa natangaga kuri Rikari mu bintu byose ataginga nandeke
nari bwumve muvugaho iki subwa mbere none se nk'ikigano kuri ubundi nandeke ajyemo kuko n'umuntu twakoranaga no twicaranye ku ntebe akarenga agaca inyuma akajya guhamagara mubyara witwa Didier wandika muri Ruhagoye niba ari shampiyona yacu kugira ngo ntuka nsebye nsebereze ubucuruzi ari mubyara we ndamwiba kugira ngo mbibone twari twicaranye ibaza umuntu no gusangira twicaranye turi gusangira abaramuhamagaye mpita mbibona baba baravuganye ndavuga nti koko umuntu muba mwicaranye ariko ibyo byose nkabibika mu mutima nkabirenzaho nkavuga nti iriya mission nakagiye mu yigemo nkabona ko ari umuntu wo mu terambere ejo bundi niko kundi umuntu agenda asubiza kumenya umuntu akavuga ati nzakomeza nihangane ceceke kugeza ryari ejo bundi kuri match y'Amavubi na Nigeria ajya gusaba umuntu mu ya diaspora witwa Manzi Jimmy Andre wabayeho kapitene wa Marine aba muri Amerika muri leta ya Colorado agiye kumusaba amafaranga ariko agenda yitwaje izina ryanjye ngase ngo Regis agira nimero yawe ngise amenye ko twafunguye radio ikaze ibyo bintu Regis ajate ko ntari no kukibugana n'ibiri kuri televiziyo ibyo byose nibyo mba mvuga ngo abantu batazajya bagera gutya kwanza nawe yagiye kukwandika izo operation bagiye kukukoraho kwa badidie nawe uribuka inama twakoze hano uri murarira nk'uruhinja karenza kabikemura ibyo bintu rero Rikari ni gasopo duhangane na Eto kubera ko yababujije umugati cyangwa se mufite impungenge ko azabuza umugati muri APR mugerageze uburyo mwamwangisha abafana ba APR kuko baramukunda n'abayobozi bayo ariko jewe sinjya mu makomisiyo y'abakinnyi sindwanira za misiyo sinzajya kwa Kadafi gushakamo amafaranga ngo turahahurira n'ahandi rwose kuko ibyo biraza bikazana amajwi nashyize muri groupe ejo ndi mwarayumvise yatumye Patos agera haragenda nsebye ahantu hose biturutse kuri byo yavuganye kuri telefone na Rikari Patos aramushira hanze tubishane ngahantu mwarabyumvise byose mwe ariko nkibaza kuko ubwo buzima n'ubwiki butuma umuntu yishyira mu ndi ukagereza kumurwanya nakwe ngo bibaze kugira aho ukoresha mubyara wawe kugira ngo ajye gusebya umuntu mukorana musangiye umugati umwe ibyo bintu rero nabibonye ejo mundi ndavuga nubwo atangiye kuntaginga mu bintu by'abakomisiyo y'abakinnyi n'abatoza kandi abizi ko ntabijyamo ndarengana ubundi bari abantu yataginze nabo kugira ngo bavuge kuri Eto ngo bagerageze bavuge kuri Eto bavuge ko Eto yishe umupira kuko nabibonye mu comment akivuga Madrid byese bincanda mu Madrid nkanajya gushakisha mu bakinnyi wenda bari mu kipe y'igihugu ndeba mufite nka Madrid nyuma mbonye muri comment buri abantu muri comment nibyo kintu gisigaye abantu bazi ibintu byose bamenye Madrid byari harya vuze umuhungu wa Madrid ni Madrid Rastaman nibwo nahise njye muri comment ndabibona ko umuntu yambwiye ese kumwe n'wanyu akuzindukiye arimo kugutaginga ndavuga nti niba uko bimeze ubwo rero rwose ambabarire sinkunda kuvuga umuntu uzajya umvuga anyendereje naho uzabimusubiza rwose Imana yampaye ubwo iyo karakteri niba ari mbi yo kutihanganira umuntu unyendereje ariko sinzitora ngo nze mvuga umuntu utagize icyo yavuzeho nagende ashaka abakinnyi ajye muri polisi nubwo nabonye nabo menya bamwikomye ajye muri Reyo ajye ku babeshya k'abafana aje azaza n'umukinnyi wenda bamugure ajye muri APR wenda ashaka uburyo yakwangisha Eto abo ba generali bamugirira icyizere kandi bora ntago abajenerali bapfa kukugirira icyizere batarakubonye batafite ibyo bakuziho akantu ka Club Giant urumva katuma ajya muri Gase iyi myumvire ya gipampe ntayinzanemo abapampe ntabwo bampaye misiyo rwose ndayanga ndayimurekera ntayibinzanamo rero yibinzanamo kandi agerageze abuze mubyara we areke gukomeza kunyataka nta kintu na gito mpfa nabo nta kintu nabakoshereje nta buhemo nabakoreye usibye kugenda nihangana rwose icyo kintu ko bitoroshye ubweto nyine ubwo yabamubonye i Kigali agiye kubasaza batangire batabaza none se bigahurira na ekipe y'igihugu Amavubi kuki babizana reka tubishyire muri club ariko reke kwambika amakuru hari bivugwa ko ngo itashobora kuba ari we wazanye Adeli ninde suzi nyakuru wazanye ibivugwa harinde Adeli menye yarazanywe n'abantu igihumbi kuko aravuga ko ari mutangazaje 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 kakanya ko yazana Adeli abantu baravuga ngo turabizi ko ari wamuzanye Kazungu ejo avuga ko yaguye mu mutego wo kumuzana undi ati Rastaman rwose ha mutangazaje nawe jewe ari kintu moro nawe sigaye ajya kuzana
abatoza umunsi nitutareka inda nini muri siporo tukagenda turangaye buri gihe bizatugiraho ingaruka. Ngiye gituma uyu munsi nshobora guhamagara perezida wa Mukura yaba uriho cyangwa wavuye igihe n'iki nuko azi ko tutigeze duhura muri kintu kitari sport direct kidafite ugire n'inshingano ngi nk'umunyamakuru, noneho ngo njye mu kugurisha abakinnyi cyangwa njye kumubwira ngo abasifuzi tubategure gutya cyangwa iki bya bintu bw'ubukomisiyo hari abajya babijyamo turabizi. Uyu munsi nigeze kwicara na Trump nabwira Trump ndabizi ko hano hanyuze abanyamakuru benshi, kuki jewe nyisanga hano tukababwiza ukuri umubwiza ukuri. Yarambwiye ati ikintu cya mbere utandukanye n'abantu benshi baje hano utaraje ashaka amafaranga direct ngo ahite yigendera bigaragara ko ari impamyi yamugenzaga, yaje ashaka komisiyo ku bakinnyi cyangwa se mu zindi direct ariko biganisha ku kintu cyo kungurisha abakinnyi kunzanira abatoza. Ati we nategereje umwaka wose mbona nta kintu uri kumbwira kijyanye n'ikintu n'icyo ngicyo, nkibaza nti uyu ni umunyamupira. Ariko ngo ari n'abamugariza ku kijyanye n'amashe kumuganiriza umutoza kugira reka kanda akanyenyeri akakaba kandira. Yego ariko urumva umuntu ageza batazakubeshya bivugwa ko wamwangishije abandi bantu. Oya ntabwo njye guteranya nakwe ngo sinshobora guteranya ngo kanaka mureke sinjya nganira undi muntu adahari, sinjya nkwana akeretse ahari cyangwa ari ahantu hari bubyuve nk'uko abandi kuvugira rikari kuko mu kanya baje kwikata bakabima cyangwa naza kubyiyumvira. Hari nabo yagahaga uhari ntacyo ntakuvuga akanyenyeri bakakarwanira ari abanyamakuru. Hari uwo nzi yamubeshye ko agiye i Musanze amuga ati ngeze kuri Nyirangarama nkandira akanyenyeri n'abapampe banjye dufata akantu atigeze ajyayo ntigeze ajyayo. Ibyo byose rero ni ukugenda twibisibira amayira. Uyu munsi nshobora guhamagara perezida wa Rutsiro nkamuganiriza n'ubundi njya muga mu bushize nigeze kumamagara maze uburyo yabaye umuntu wa Bayern Munich kuko nari nabonye ari umunyamuryango wa Bayern Munich ndavuze se hari abandi banyarwanda barimo ganiriza umuntu siporo mu buzima bwa siporo kuko turakenerana. Nshobora kugira gutya nkakenera Kenisi mbwa nti Kenisi huye n'ikibazo iki n'iki nguriza amafaranga 500 nzayakugarurira cyangwa se ntayo mfite mpijanaho. Ni ibisanzwe no mu sportifu twakoranye twabanye cyane ibyo byaba byumvikana. Ntabwo kuvuga ngo kuba muri siporo ari imbago gushyira ngo jewe nakana kandi tuvugana je nakana kandi twavugana. Oya none se kangahe najyaga twajyaga tugenda twese twajya gusangira ari jewe ari Karenza ari Rikari tukajya kwa Muvunyi tugasangira kandi babizi ko ntamwemera nkanabibabwira nkavuga nti Rikari muneretse hano niri buhindure imyumvire mfite ko basaza bakaza bikahindura cyane imyumvire siracyahari kuko mu gihe cyose ubaho utaryarya hari abantu batabikwangira n'ubikwangiye ageze akabona ko mwapfaga ukubona ibintu atari urwango umufitiye. Siko bimeze niyo mpamvu nzaza hano nkanariza nuko ngo abayobozi b'amakipe yarabizi ko ubucuti bwanjye nabo bushingiye kuko mbibona. Niyo mpamvu ngira gutya Musanze ntiyamaye isoko ntiryama ikarya Marakana yo baje gukina match i Kigali. Hari na rimwe twari bwapange ikipe y'imfo y'intora mwakabaramo umuntu waho mbwira umunsi umwe ibyo ntago twabigendera bagomba kujyamo umukiri wabo nimba yakinye nabi arajyamo kuko nzi ko ntabwo azandakarira niba yahawe ikarita itukura niba yatsindishije igitego cyangwa yakoze penalty ntabwo nabihindura ngo mbishakira akabyinira. Ariko ubu mukinyi yakina nawe turimo dupanga imfubego kuko ngo kwa Musanze baguha akantu ubuzima bwanjye. Abandi rero harabahisemo izindi nzira bakabazirisha kandi hari igice cy'abafana bo muri siporo bemera mediocrity je mbyita ubucucu ibintu bitari mu bwenge akavuga ati nzajyana n'ibyo ni igice gito cyangwa se kintu nta wamenya ariko babyemera nta kibazo. Ni uburenganzira bwabo babikomezanye nabyo babiherekeze ariko jewe sinshaka umuntu bizanamo ubinzanamo nzajya mpita mvuga impamvu mvuga Rikari impamvu nzanyemo hano we afitanye ikibazo na Yeto ko agiye kubafungira cyangwa se ashobora kuba yarabafungiye umuriro n'amazi ku buryo nta muntu uzazana umukinnyi mu bakomisiyoneri b'abanyamakuru uzazana umukinnyi mu ikipe nkuko bimeze. Icyo rero sinarevuga ngo urumva ngo kuko yigeze kunteranya kuri afande wari umuyobozi wa APR afande Mubaraka ubu ngubu ni CDS ngo mvuge ngo ko yarabikoze ibyo ngo reka nanjye ngiye kumutemera hitaka. Ntabwo ariko itangazamakuru ikora itangazamakuru tugomba kuba umunzani ukerekana ibintu uko biri utagendeye ku marangamutima yawe. Je narakubwiye ngo umuntu wica umupira niyo yaba ari umugore wanjye cyangwa umwana nibyariye ntabwo namuhishira. Niyo yaba ari umusifuzi w'inshuti yanjye magara abasifuzi benshi turavugana ariko tuvugana mbaserereza nkubwira nti
warahemutse ariko akaba azi ko ibyo mubwiye ariko mbibona kandi nawe akagendera ku kintu agashyiramo inyurabwenge akavuga ati Regis byambwiye kuri ya match wenda we niko abibonye naracitswe ira penalty ntiyariyo atari ko yabimbwiye we nkuko yabiboneye inyuma nk'umunyamakuru kandi dupanze mfobe ntiyabura gituma nta musifuzi duhura ngo areke kunsuhuza ntawe nta mukinnyi duhura ngo areke kunsuhuza kubanzi kuko abenshi ntabwo tuba tuziranye hari n'abagusuza utabaza ukibaza umuntu muziranye ntavuze izina nari namumenye se ndusaba mumubwiye nyuma akwemera kubi akwemera kubi ngo kugira ukuri kwinshi nagiye mu kritika ubu ngubu n'urugero nahuye bekamena ibanga twari twagiye ahantu habaye ibyago kwa Brandine tuhahurira n'umufasha wa Ngendahimana aravuga ati Mama Junior ngize amahirwe ndakubonye wigeze kuvuga nabi umugabo wanjye birambabaza kuko sinari inkunzi Eric Ngendahimana ubari muri Bugesera atari ko nyuma naje gusubiza ubwenge kugira nsanga byari byo kuko nyuma nanone kandi yakoze ibintu biri byo uburyo wamutatse wagira ngo murasangira mufite icyo mwupfana kandi koko nakubeshye Ngendahimana Eric n'izina nzi kuva ari muri Kibuye ari kapitene wa Kibuye kugeza uyu munsi duhuye buri mfura yanjye mfaka kanya ntabwo nahita mumenya ata muntu umunyeretse bete mwangura niwe kuko hari ukuntu buragira ikintu cyo kutihuza cyane n'abakinyi nkakuntu uri mu kibuga gusa hari abakinyi banzi nka Keve ko tuhurira igikondo nyamubona agiye nko mu dutize kamiga ukuntu ateye hari abakinyi wabona ukabona n'umukinyi hari abakinyi baba bibyoroshye identity wavugaga ko ahuye nayo nusatamumenya we nusinago namumenye kuko nigeze kwitiranya Omborenga na Buba twahuriye ku mumena ariko nyuma naje kubaza bambwira ngo uriya niwe Abuba kuko ashobora ko hari ukuntu yaranze ashobora ko yarambonye Nyanza Rayon Sport cyagiye ajya gibayo kwa Meya Budara nakundaga kujyayo Meya nava ngo yari umuntu wanjye n'umuntu twaturanye Nyamirambo tuza guhura naragiye kwiga itangazamakuru Burundi nawe yari mu bintu bimeze nka stage y'imiyoborere muri 2007 urumva n'umuntu tuba tumenyeranye kubw'amahirwe Rayon iza kujyayo Rayon ahantu iri haba hari amakuru tutabeshyanye cyane biza gutuma rero ubwo niho yamenyeye cyangwa se twamenyaniye ariko abakinyishwa kukubwira nti kanaka oya ariko nyine aba mu ikipe y'igihugu akenshi ukunze kumenya ariko reka nk'urugero uzi aka kanya tuvugana mu mazina bisaba gutekereza inshuro ebyiri kugira ngo ntandukanye Ruboneka Jean Bosco no wa utaramundi wasigaye hano uwo muraperi Ramazani bajya gukina ku mwanya umwe hagati w'umunyarwanda Ruboneka niwo uwo muraperi wagiye gukina hanze umuraperi uyu muremure wakoze Casemiro Mugisha Bonheur ayo mazina mu byukuri ndabiyibaze bakinyi ko batandukanye ariko umwe ubateretse hano ngo uyu ni wende nabinyuranye kubera ko sinabyita ngo nukutita ku bintu ariko nukwanga kwinjiramo cyane ngo amarangamutima azagende bitume ejo nzaza kudedemanga no kuvugishwa kubera ko hari umukinyo mpaye 50 cyangwa inote ya 200 cyangwa kubera ko hari umutoza byagenze gutya na gutya ugomba kumwataka niba yaguza ko kabyeri cyangwa fanta nakora amakosa uzaza utereke hano bwira abanyarwanda utuye umuntu bimeze rwose Rikari ntuzongere kunzana mu kajagari kanyu mu ndonke zanyu mwirirwa muharanira mukorera mudefanda kuri za mikoro siko gemeze ngiye nkora akazi kanjye umunsi kana ninzabyihora ngiye mu bundi bucuruzi aseburana umuntu yama amafaranga nkavuga ngo nje kuri mikoro niba yakoze ikintu cyabaro bose bakivuga nkajya muryamaho cyane abajya kurwanira ibyo kugura abakinyi n'abatoza byo birabareba simbibamo sinzabijyamo